Muraho neza. Tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukoresha online IBM ikabishyirwa muri systeme yitwa IRAA y'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Uyigeraho wifashishije internet yawe na browser igufasha kwinjira muri iyi systeme. Reka dufungure browser yacu. Shyiramo iyi link ya systeme ya IRAA ukande kuri enter ku mashini yawe. Uzuzamo user ID na password maze ukande kuri login. Kuri iyi page tugezeho kanda hano kuri EBM. Aka ka message iyo kaje ukanda kuri OK ugakomeza. Nkuko mubizi rero IBM ntabwo ushobora kuyikoresha ngo utange fagitire utarabanza kwandika igicuruzwa cyawe aricyo serivisi ushaka gukorera fagitire. Mbibutse ko IBM online yagenewe abacuruza serivisi. Muri IBM online jya hano kuri item management ujye kuri search registered item. Kuri iyi page ifungutse urabona ko dufitemo item imwe irimo. Kongeramo ikindi kintu dushaka gukorera fagitire kanda hano hasi kuri register. Iyi taburo niyo twuzuzamo amakuru y'iyo serivisi. Kanda hariya kuri item classification code. Muri izi item nyinshi zije reka duhitemo ko iyacu ari iyi yitwa food relief services. Kuri item name reka dushyiremo ko wenda ari nutrition consultancy. Item standard name si ngombwa. Naho item type reka dushyiremo ko ari serivisi. Kuri package unit andikamo net kuko serivisi ntishyirwa mu mapaki cyangwa ibiro. Hano kuri barcode si ngombwa ndetse na safety quantity si ngombwa. Kuri tax type hitamo ubwoko bw'umusoro. Kuri AX ni igihe utanga serivisi yanditse muri TVA ariko serivisi ugiye kugurishayo isonewe TVA. Noneho hano kuri B18% ni igihe ugurisha yanditse muri TVA kandi na serivisi agurisha idasonewe, ni ukuvuga yishyura TVA. Hano kuri C ni igihe serivisi iri zero rated, kuvuga isonewe TVA, urugero nka serivisi ucuruza mu mahanga. Hano kuri D ni igihe ugurisha atanditse muri TVA. Reka duhitemo D utanditse muri TVA. Origin nation ni igihugu iyo serivisi uyitangiramo, turahitamo Rwanda. Hano kuri quantity unit yuzuzamo umubare. Hano kuri barcode ni igihe uzacuruza serivisi yawe ukoresheje barcode. Iyo utayikoresha hirya kuri whether to use kuri select hitamo unused ubundi ukore save maze wemeze kuri yes. Kuri iyi page ije urabona ko item yacu ya food relief services twashyizemo yagezemo. Nyuma yo gushyiramo serivisi gukora fagitire kanda hano kuri transaction management uhitemo sales receipt. Kuri iyi page baratwereka fagitire yari isanzwemo, nimero yayo, uwaguze, amafaranga yishyuye n'ibindi. Kanda hano kuri add. Hano kuri buyer team uruzuzamo nimero y'ugura kuko iwacu nta team afite. Hano kuri buyer name ni amazina ye, reka dushyiremo ko yitwa Keza. Purchase code si ngombwa kuko afite nimero. Kuri buyer mobile number na buyer phone number si ngombwa ko tuhuzuza. Kuri payment type hitamo ubwoko yakoresheje atwishyura, reka duhitemo other. Kuri remarks si ngombwa. Iki gice kibanza hejuru yari amakuru y'umukiriya, hasi ni amakuru ajyanye na serivisi yaguze. Kuri item name kanda hariya kuri search. Za serivisi ufite muri IBM zihita ziza maze imwe tugiye kugurisha yitwa food relief services ugahita ukanda muri kariya kamenyetso ko guteranya igahita iza. Urabona ko ari nutrition consultancy. Yikandeho ahari utumenyetso tw'umutuku uba ugomba kuhuzuza hose. Quantity niba ari serivisi tugiye gutanga inshuro imwe turashyiramo rimwe. Unit price turashyiramo ko wenda agiye kwishyura 500. Iyo hari indi serivisi turi bugurisha umukiriya dushaka gushyira kuri fagitire kanda hano ku kamenyetso ko guteranya. Jya hano kuri item name ukande kuri search. Niba twaramuhaye serivisi ya financial accounting kanda hariya ku kamenyetso ko guteranya. Serivisi irimo yitwa tax advisory service. Kuri quantity twayimuhaye inshuro 2.
buri nshuro tumwishyuza miliyoni imwe. Niba ari serivisi zonyine twagurishije umukiriya tugiye gukorera fagitire ya EBM online, kanda kuri save wemeze kuri yes. Urabona ko ya fagitire nayo ya Keza Alicia yagezemo. Gukora download y'iyi fagitire dukanze inshuro ebyiri kuri iriya Keza, fagitire yose irafunguka. Kanda hano kuri receipt igahita iba downloaded. Ubu ushobora noneho kuyifungura ukayimuha uko ashaka. Muri make, ubu ni bwo buryo bwo kwinjiza igicuruzwa cyawe cyangwa serivisi, ndetse ukaba wanakora fagitire mu gihe ufite ikoranabuhanga rya IBM online.